Hello everyone, ikaze kuri channel ya Eli Scholars. Uyu munsi mbazaniye updates zose mukeneye kumenya kandi z'ingenzi cyane. University of Rwanda applications zirafunguye ku banyeshuri basoje uyu mwaka. Ibi ntago bisanzwe, ubundi application habacagamo igihe kugira ngo application muri University of Rwanda afungure, ariko ubu ngubu University of Rwanda yanze kwirirwa ikerereza abanyeshuri ibatinza kuba bayakomeza kaminuza. Call for applications wa undergraduate ku bantu bashaka basoje senior 6 y'umwaka. Ibi nibyo mugomba kwitondera, ndetse n'ibintu byose mugomba kumenya mbere yo gukora application. Igomba kubuza ibi bintu, niba utabizi ugomba kuba wakwirinda ukicara hano ukicara ugatega amatwi neza iyi video, kubera yuko niba ugiye kwa applying utazi minimum entry requirements nizihe, utazi ngo application guidelines bimeze gute, payment guidelines bimeze bite, icara hasi wige, utera agatebe ukurikire buri kintu cyose, kuko abantu benshi barabizi bakoze application ni muri uyu mwaka bagiye kwiga muri University of Rwanda. Ababaye admitted barabizi, twagiye tubafasha mu buryo butandukanye, bwaba ari kubaha guidance, bwaba ari kubabwira amakuru yose ingenzi, hari kubabwira ibyo bitondera byose. Niyo mpamvu nawe uyu munsi ukwiye kwicara ugatega amatwi ugakurikira ibintu. Ikintu ubusabwa ni ukudasimbuka ngo usange ndi kukubwira amakuru uri kugenda usimbuka y'ingenzi. Iyo usimbutse hari igihe usimbuka amakuru y'ingenzi, so icara ukurikirane minimum entry requirements. Muri kubibona hano ku rubuga rwa X University of Rwanda officially application iri open, ikaba ifite deadline itariki 18 z'uku kwezi, kandi ikaba yarafunguye ku itariki 5. Mwarabibonye, ariko kuba warabibonye ntago bivuze ko ufite amakuru ari full information zose nizo nje kubahereza. Murabizi nge ntago njya mbatenguha. So nyita Mr. Elise. Natinze rero kangere kuri website ya University of Rwanda. Nkuko mubibona nabwo itangazo ngiri ryamaze kugeraho, banze banyurire mu itangazo ho gatoya, ubundi ntangire mbasangize guidelines, mbasangize entry requirements, ndetse n'amakosa yose mukwiye kwirinda kugira ngo application yanyu ibe successful. Announcement rero no kuvuga ngo University of Rwanda yamenyeshaga abanyeshuri bose basoje uyu mwaka ko ari bo bemerewe gukora application muri program zabo ziba muri college zigize kuri 7. Kuba batazi colleges za University of Rwanda mufite nta kibazo, kuko zose ndetse n'izindi updates zose zirebana na UR murahishiwe hano. Icyo musabwa n'ubundi ni ugukanda subscribe, mukandikisha mu bantu bazajya bakira amakuru yacu y'ingenzi, nta kantu na kamwe kabacitsemo. So the online application zirafunguye guhera ku itariki 5 kugeza ku 18. Ikindi application ni ku banyeshuri bashoje umwaka gusa, so n'abandi bize hanze muri program zo hanze mukaba mufite equivalent certificate zivuye kuri NESA. So ubwo ni ukuvuga ngo abatazifite mushobora kutwandikira tukabafasha kuzisaba. Ubwo nabize mu programs yo hanze atamacinga nayo mu Rwanda. Minimum entry requirements rero ziri ku rubuga rwa ziri ku rubuga cyangwa website ya University of Rwanda. Izo nizo ngiye kubanyuriramo, hanyuma guidelines nazo nkazibabwira. So tudatinze reka nje kuri website ya University of Rwanda mbarebere izo bita entry requirements. Nkuko muri kubona hano hari entry requirements PDF ikubiyemo ibisabwa byose kugira ngo umunyeshuri asabe program runaka muri University of Rwanda. Hano nkuko muri kubona iyi ni UR CAFF undergraduate programs entry requirement for 2025. So nukuvuga ngo ni College of Agriculture, Forestry and Food Sciences. Nkuko nabivuze hari colleges 7. Iyi ni college imwe muri colleges 7 ya University of Rwanda. Natinze ndazinyuramo nihuta, mutaza kurambirwa, kandi making sure ko wabikurikiranye kuko ni ingenzi cyane. Urugero hano rworoshye mbere yuko nzibabwira, hari abantu muri uyu mwaka bakoze application muri University of Rwanda bakora amakosa akomeye, kandi nari nababwiye ati iyo ugiye gusaba witondera ibi bintu. So nawe uyu munsi niba ugiye gusaba izi entry requirement banza usobanukirwe, kuko hari abantu bagiye gusaba usanga wize MCB uragiye usabye ibintu bidahuye na MCB na gatoya. Urugero rworoshye cyane hano muri Bachelor of Science in Agronomy, umuntu ushaka kwiga agronomy agomba kuba yarize
ibi bikurikira. Nkuko muri kubona hano hari required combinations, TVET, trades and marks. Umuntu ugomba kuba yakiga iyi program ni umuntu wize PCB, BCG, MCB. Ikindi akaba ari n'umunyeshuri ushobora kuba warize TVET ariko akiga muri agronomy, crop science cyangwa se indi program biri related muri TVET ariko akagira amanota 69 cyangwa 70%. Hano ntabwo ku bantu bize science baspecifyinze ngo agomba kuba afite amanota angahe. Ikindi ugomba guhita ukurikirana, yenda urwo n'urugero rumwe ntanze muri college ya agriculture, forestry and food sciences, ndagenda ntanga urugero kuri buri college. Ngeze kuri college ya veterinary medicine and animal sciences. Iyi college umuntu ushaka kwiga urugero nka Bachelor of Science in Aquaculture and Fisheries Management agomba kuba nawe yarize PCB, BCG, na MCB ndetse akagira n'amanota n'ubundi kuwize TVET 39 ndetse 70%. Hanyuma tugeze kuri College of Arts and Social Science. Iyi college kugira ngo usabemo program, urugero ushaka kwiga muri department ya Modern Languages and Cultures ariko ukiga iyo bita Bachelor of Arts with honors in English and French, ugomba kuba warize LFK. Iyo niyo program ugomba kuba warize. Hanyuma muri minimum entry requirements ugomba kuba warize literature nyine in English and French or Kinyarwanda, literature in English and Kiswahili. Ubwo uri kumva ko niba warize izo combination ahangaha wemerewe gukora application. Ikindi muri college yindi ubwo zose sindi kuzinyuramo, harimo za laws, harimo za journalism, zose zirimo hano ariko izi entry requirements cyiza nuko ndaza kuzibahereza mwese mukigereramo, mukazifata, mukazireba neza mwitonze, mukareba buri kimwe icyo wize. Ku muntu hari abantu bagiye basaba ubushize ugasanga wize mege uragiye wisabira kwiga journalism kandi utararowed, ugomba kubireba ukabicekinga, kuko niba ubikoze gutyo ugasaba programs zose uko aresha tugasanga nta nimwe irimo mu byo wemerewe, aho ngaho ubuhiye rwose uba wabyishe. Kandi ikintu ugomba kumenya nuko mu kusaba ngo kuba wasaba UR ngo baguhindurira ama programs umaze guhitamo biragoye, ntabwo bijya bikunda, niyo makuru ahari. Okay, tumeje na entry requirements za college yindi, College of Business and Administration. Urugero ushaka kwiga Bachelor in Economics ugomba kuba warize MPG, PCM, MEG, MCE cyangwa MPC cyangwa na MCB. Ibi rero ugomba kubicekinga kareba combination se zemerewe gusaba iyi program ni izihe, n'izindi zose ziriho ugenda ubicekinga. So mu rwego rwo kugira ngo mutavuga ko nabatindiye, hano hari n'abashaka kwiga za medicine ndetse n'izindi program zose z'ubuganga, hose ni kimwe ugenda uza ukareba specific entry requirements, ukareba ngo ese ni izihe program zemerewe gusaba iyi program. Ese hari n'izo bashyiraho amanota, mwagiye mubibona. Ubwo ese ngomba kuba mfite amanota ngahe, izo batashyizeho amanota nyine ubwo ngubwo nabwo ndaza kubahereza amakuru arushijeho kuba menshi uko mugenda mudukurikirana muri video zacu ziri imbere. Muri kubibona dore ni gutya byifashe. Iyi ni College of Science and Technology, ushaka kwiga za engineering sciences. Mwese namwe entry requirements zigiye ziri hano, dore ngizi bazibona hano, izi za MCB, PCB, MPG, PCM n'izindi combination zitandukanye. Ureba program specific ukavuga ati ngewe nizi ibi nshaka gusaba ibi ngibi, ugahita ureba niba program yawe irimo. Niyo mpamvu ibyo mugomba kuza kubyitondera. So tudatinze rero noneho tugiye kugera kuri guidelines. Ikintu kigendanye na guidelines ntabwo tugomba gutinda, tugiye guhita tubireba. Ibintu bigendanye na n'ubwo ngo uri kwa applyinga uhabwa iyo bita reference number cyangwa se student number.
noneho ibintu ugomba kwitondera ahangaha, iyo bamaze kubona reference number cyangwa pin, hakurikiraho step ya gatatu yo kwishyura. Step ya mbere ubwo haba ari gukora application. Step ya gatatu ni ukwishyura amafaranga 5,000 ku muntu uri mu Rwanda, hanyuma umuntu wo muri EAC cyangwa se umuntu uri mu gihugu kitari mu Rwanda ariko ari EAC, ubwo n'umuntu wize nyine muri ibyo bihugu bindi ariko akaba ari aho, yishyura 6,000 ku muntu utari muri EAC nyine. Ubwo nabwo hari ubundi buryo bukorwa. So ubwo ni kuvuga kuba international, abanyeshuri baza bavuye hanze mu bindi bihugu byo hanze. Iyo umaze kwishyura fees utegereza iminota 13 UR kugira ngo bibe byageze muri system ukomeza application. Ariko ibi ngibi hari gihe bihinduka hakavamo amasaha bitewe n'ukuntu system ya UR murayizi, abakoze application twafashije mu myaka ishize murabizi. Hagati aho ngaho n'abantu bashaka ko tubafasha application, ushobora kumpamagara kuri 0722173837 cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp. Ikindi, umuntu ushaka link nawe anyandikire cyangwa ajye no muri comment section abaze ikibazo cyose na link, biremewe. Umuntu umara kubikora akabona index number 5 araca kuri link ashyiremo index number, hanyuma akore ama choices 3, hanyuma namara gukora choices 3 z'ibyo ashaka kwiga araza gukora submit. Hanyuma icya 7 kuba international applicant ndetse n'abari mu gihugu, aba national applicant baba ari abafite equivalence certificate bagomba kuzuza biographical information kugira ngo babone reference number ndetse na pin. So ubwo ndi kuvuga hari abari mu gihugu biza ama programs yo hanze ndetse n'abavuye international, hanyuma baka-uploadinga n'ibisabwa byose, ama equivalence byose kuri iyi link, bace kuri link. So nibyo ngibyo. Hanyuma ikintu kigendanye n'uburyo bwo kwishyura, aha naho mugomba kuhitondera kuko benshi bajya bashya ugasanga bishyuye inshuro ebyiri. Payment ikorwa binyuze muri system y'urubuto, haba ari ku banyeshuri bari national ndetse n'abanyeshuri bari international. Nuko ngo ugomba kwishyura ukoresheje code, ukoresheje MTN. USSD code ni akanyenyeri 775 urwego, ugakurikiza amabwiriza, cyangwa se ugakoresha backup kuri internet. Abantu bafite smartphone mushobora gukoresha backup ukanyura muri banking cyangwa se ukanyura kuri online payment unyuze kuri iyi link iri hano, ukaza gushyiramo iyi code ya TH773691 ni UR code. So kubakoresha urubuto ira code ukurikiza instructions ndetse byose nyine ugatanga na reference number bawahaye cyangwa student number. Ibi nizere ko bisobanutse, nizere ko nta muntu utari kubyumva. Umuntu utabyumva wese aha afite uburenganzira buri furu bwo kubaza ikibazo cyose. Ikindi, hano hari ibintu by'ingenzi cyane, niyo mpamvu navuze ngo hari abashya bakishyura inshuro ebyiri kandi bari bishyuye. Ntujye kwishyura kuri BK agents, ntujye ku agent ba BK. Ikindi, ntiwishyure udakoresheje reference number yawe kuko ntabwo UR system ubwishyu bwawe buzagera muri system. Ibyo bintu bibiri ugomba kubizirikana kandi ukabyitaho ukabyitondera. So abantu mwese mwakurikiranye video ndabashimiye cyane. Tubonane muri indi video ikubiyemo andi makuru yose mutamenyemo hano, kuko amakuru yo arahari menshi cyane ku banyeshuri cyane cyane bashyashya badafite information ziri full.